Twishimiye kongera kubasanga kuri Special TV Show. Amazina yanjye ni Kwihangana Elisa Reponse. Turagusaba gukora subscribe kugira ngo ukomeze ubane natwe muri ibiganiro. Reka uyu munsi turebere hamwe ku ngaruka zikomeye utaruzi zo gukoresha cyane telefone ku buzima bwa muntu n'uburyo wazirinda. Ingaruka nyinshi tutazi zigenda ziterwa na telefone ku buzima bwacu. Muri iki kiganiro kitari burenze iminota 10, reka turebere hamwe ingaruka mbi 5 zishobora guterwa no gukoresha telefone cyane nijoro mbere yo kuryama. Ntabwo gukoresha telefone cyane bizana ingaruka yo guta umwanya cyangwa guhomba amafaranga gusa, ahubwo bishobora no kugutera ibibazo bikomeye utaruzi. Wari ubizi ko gukoresha telefone cyane ari indwara ikomeye cyane ugakwiye kwivuza, kuko ishobora no kuguteza bimwe mu burwayi nko kwiyahura ukanapfa burundu. Telefone ni nziza mu gihe zikoreshejwe neza, zikaba mbi cyane mu gihe zikoreshejwe mu buryo budakwiye. Muri iyi minsi ya none abantu ntago bakimenya gukoresha igihe cyo gukoresha telefone, dore ko benshi bamaze kubimbata z'imbuga nkoranyambaga. Uyu munsi wa none iyo ugiye mu nama runaka cyangwa mu rusengero, ntago bizagutungura nubona abantu benshi barimo gukoresha imbuga nkoranyambaga, kandi imbere yabo hari umuntu uri kubabwira cyangwa se wari kubaha ubutumwa bwiza, cyangwa se undi muntu uri kubabwira ikindi kintu runaka. Hari n'abantu bari kuganira na bagenzi babo cyangwa undi muntu, ugasanga kurekura telefone byabaye ikibazo, kandi iki kintu bigaragaza nkaho utamwitayeho cyangwa se wamwimye agaciro kubera ko urimo gukoresha telefone mu gihe barimo kugutera inkuru runaka. Ibi bitangira bimeze nk'ibisanzwe, benshi bakarwara ntibabimenye, nabwo wabimenya ukagira ngo ni bisanzwe. Harimo abantu benshi badafite ubushobozi bwo kumara isaha badakoze kuri telefone, cyangwa se byaba nabwo kumva muri we ntameze neza. Ibi bintu ntago biza umunsi umwe, ni kimwe mu bibazo abantu benshi bafite bitewe no kubimbata gukoresha amatelefone cyane. Bikaba ikibazo kuko bigeraho biba indwara yahitana umuntu. Ushobora kwibaza uti, ese kubatwa no gukoresha telefone yaba ari indwara cyangwa ni ibisanzwe? Byose bitangira ari ibisanzwe, aho utangira wumva ko nta kibazo kuba waba urimo gukoresha telefone yawe buri munsi uganira na bagenzi bawe. Bikazagenda bikora gake gake, ugashiduka usigaye ubikora utabizi, ndetse waba utegereye telefone cyangwa nta murandasi ufite, ukumva ntago biri bukunde, kumva nturi buramuke, kumva ikibazo cyavutse. Bikazamba iyo bigeze ku banyeshuri biga abemerera kuba kwiga bafite amatelefone. Abo n'abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye ndetse n'abanza, n'abiga muri za kaminuza, bo akenshi ubigenzuye neza wasanga hafi 70% biga bari kuganira na bagenzi babo ku mbuga nkoranyambaga, cyangwa barimo kureba ibyo bagenzi babo bashyize ku mbuga nkoranyambaga. Uyu muntu kwiga bizagorana, kuko akenshi bizatuma adakurikira neza, abe yanaragaza n'abandi. Indwara yo kuba imbata y'amatelefone irangaje cyane mu rubyiruko, aho usanga abakuze binubira imibereho y'urubyiruko rwo muri iyi minsi, biturutse ku kuba abenshi iyo bahuye n'abakuze badakunze kubaha agaciro cyangwa se umwanya ngo bagire icyo bababwira, ahubwo bakikorera amatelefone mu mufuka bagatangira kuzikoresha cyangwa bakazubikamo imitwe. Mu gihugu cy'Ubutaliyani mu minsi ishize nibwo hatowe itegeko rishobora kujya rijyana urubyiruko rwabaswe no gukoresha telefone cyane mu bigo ngororamuco, kimwe n'uko babikora ku bantu babaye imbata z'ibiyobyabwenge nk'urumogi. Iri tegeko iki gihugu cyarishyizeho hagamijwe kwirinda cyangwa gutegurira ejo hazaza urubyiruko rwabo babonaga rumaze kwangirika cyane. Ntabwo iki kibazo cyari kiri mu Butaliyani gusa, ni hafi ku isi hose, yemwe na hano mu Rwanda harimo abantu babaye imbata y'amatelefone yabo, kuko iki kibazo kimaze gufata indi ntera yo ku rwego rwo hejuru, cyane ku rubyiruko rwo mu mijyi itandukanye, aho umwanya munini bawumara ku mbuga nkoranyambaga bashaka amafoto meza yo gushyiraho. Benshi mu bahanga mu bijyanye n'imitekerereze ya muntu bafata nk'icyorezo cyugarije isi amatelefone. Ni icyorezo cyugarije isi, dore ko bavuga ko hari n'abantu cyatangiye guhitana. Harimo n'abantu batangiye kwiyahura biturutse kuri iki kibazo. Muri iyi minsi abantu barimo guhugira ku mbuga nkoranyambaga zateye, nk'ubushakashatsi bwakozwe bwerekana ko nibura abantu batutse telefone ku isi basanze buri muntu amara nibura amasaha 2:46 kuri telefone. Bimwe mu byatangajwe n'inzobere zitandukanye ni ingaruka zo gukoresha telefone cyane. Inzobere mu mitekerereze ya muntu zivuga ko indwara yo kuba imbata ya telefone ishobora kuba intandaro yo kwiyahura. Jeanne M. Twenge, inzobere muri psychology yo muri kaminuza ya Santiago State University,
Ku bushakashatsi yakoze mu mwaka wa 2010 yagaragaje ko abantu benshi biganjemo urubyiruko biyahura kubera ikibazo cyo gukoresha telefone cyane binyuze mu kwirirwa ku matelefone, bakabagirwa ibintu by'ingenzi mu buzima, bikaza kurangira bagize ikibazo cyo kwigunga, bagize ikibazo cyo bakiyahura. Inzobere zakomeje gutangaza ko abantu benshi bamara ubuzima bwabo kuri telefone, akenshi abo babaye kurusha ababimara igihe gito. Ubushakashatsi bwerekana ko igihe gito urubyiruko rukoresha amatelefone nibura amasaha 5 ku munsi bifite ibyago bigera kuri 71% byo kwiyahura kuruta andi bayikoresha isaha imwe ku munsi. Nibutse gukora subscribe kuri Special TV Show. Reka tumenye nibura ingaruka mbi 5 zishobora gutera gukoresha telefone nijoro, cyane cyane mbere yo kuryama. Muri iyi nkuru reka tuvuge nibura ku ngaruka zikoresha gukoresha telefone mu gihe turyamye. Ingaruka ya mbere ni ukwangirika kw'igihe tugomba gusinziriraho. Tumenye nibura ingaruka mbi 5 ziterwa no gukoresha telefone nijoro, cyane cyane mbere yo kuryama. Muri iyi nkuru reka tuvuge nibura ku ngaruka ziterwa no gukoresha telefone mu gihe turyamye. Ingaruka ya mbere ni ukwangirika kw'igihe tugomba gusinziriraho. Buri musobe rwa telefone igihe tuzikoresha turyamye rwangiza ikorwa ry'umusemburo witwa melatonin ushinzwe gukora ibitotsi. Kwimenyereza gukoresha telefone buri gihe mbere yo kuryama bigera igihe bikagutera kubura ibitotsi burundu, kuko umusemburo ushinzwe gukora ibitotsi uba waramaze kwangirika. Usibye ibyo ngibyo, kubera ko wumva ushaka kureba kuri telefone buri kanya ureba ubutumwa wumvishe bakoherereje ako kanya, cyangwa se no gushaka kubusubiza, bituma ukererwa kuryama, bigatuma igihe cyo gusinzira kigabanyuka. Ibyiza ni uko wasiga telefone yawe mu kindi cyumba cyangwa se ukayizimya burundu mbere yo kuryama. Ingaruka ya kabiri ni ugukoresha telefone yawe nijoro uryamye uri mu cyumba kandi uryamye wazimije amatara, urumuri rwa telefone ruri kuboneza neza mu maso yawe. Ibi ngibi bitera kwangirika kw'amaso kandi ukumva amaso ari kukurya cyane. Nta kindi kibitera rero ni uko urumuri rwa telefone ruba rufite ubukana bwinshi nijoro kurusha ku manywa. Iyo wimenyereje gukoresha telefone nijoro birangira ubushobozi bwe bwo kureba bwangiritse burundu, kuko uku nguku ari ukubyimenyereza kandi bikagenda byangiza amaso buhoro buhoro kugeza amaso yangiritse burundu, kugeza igihe utangira kujya ureba icyezi. Ingaruka ya gatatu ni ukwangirika kwa retine. Retine ni agace kaba inyuma y'imboni y'ijisho ryawe. Aka gace kagizwe n'uturemangingo twumva kandi tukabona cyane urumuri. Urugero twafata ni igihe uzaba uryamye amatara azimije, uhumirije ariko udasinziriye nyine, umuntu akinjira mu cyumba cyawe ugacana itara. Icyo gihe uhita ubona ko hari urumuri rwatse kandi amaso yafunze. Impamvu ubona urwo rumuri rwatse kandi amaso yafunze nta yindi ni ukubera ibi biti. Ifite ubushobozi bwo kubona itara cyangwa urumuri rwatse kandi uhumirije. Buryo uko abantu benshi barebesha amaso muri rusange, amaso yombi, abahanga bagerageza gusobanura ko abakoresha telefone baryamiye uruhande rumwe baba bareba ijisho rimwe ryo haruguru, kubera ko iryo hepfo riba risa nk'iritsikamiwe. Ibi ngibi bishobora gutuma ijisho ridakomeza kureba neza. Ingaruka ya kane, bitera ibyago byo kuba warwara indwara y'agahinda gakabije. Indwara yo kumva wihebye cyangwa nta byishimo ufite nayo ishobora guterwa no gukoresha telefone cyane. Urumuri rwa telefone rutera kwivumbagatanya kw'imisemburo ikora ibitotsi, bigatuma udasinzira nk'uko bikwiye. Iyo bukeye ukirirwa nta mbaraga ufite umunsi wose kubera kudasinzira neza. Ibi bituma udatekereza neza, ukirirwana umunabi, bikarangira ubushobozi bwawe bwo gutekereza bugabanyutse. Ingaruka ya gatanu nayo ya nyuma ni uko ibyago byo kurwara kanseri biba biri hafi aho ngaho mu gihe ukoresha telefone cyane. Ubushakashatsi bwakozwe n'ishami rishinzwe ubuzima ku isi WHO cyangwa se ho, bwerekana ko telefone zigendanwa zishobora gutera kanseri kubera ko zirekura imirasire yitwa electromagnetique. Iyi mirasire ni iri inyuma y'uburwayi bwinshi bwa kanseri butandukanye, ndetse ku bagabo ishobora gutera kanseri y'udusabo tw'inanga, cyangwa se igatera uburwayi bw'umutima ku bantu bakunda kuyigendana hafi y'umufuka, hafi wegereye umutima. Si byiza rero na gato kugendana telefone yawe ngo yibike ku mufuka w'ishati ahagana ku mutima, kubera ko uburwayi bw'umutima bushobora kurira ahangaha. Ingaruka ya nyuma twavuga ko gukoresha telefone nijoro igihe ugiye kuryama no kwangirika k'ubwonko. Iyo dukoresha telefone nijoro turyamye
bituma tudasinzira neza, bigatuma ubwonko bwacu butaruhuka neza, bityo ntibubashe gusa n'uduce twarwo tuba twangiritse. Ubwo ni ubwonko ndi kuvuga. Nsoreje ikiganiro n'abateguriye cyo kumenya ingaruka zo gukoresha telefone cyane nijoro mbere yo kuryama. Yari Kwihangana Elisa Leponse. Mwakoze kuba natwe kuri Special TV Show. Murakoze cyane.